Papa Linda ndagira ngo gusezere umunsi wawe wa nyuma, tuzagukumbura, tuzagira irungu ryawe, tuzagutekereza inama watubwiraga, wari umujyanama mwiza, wajya gutugira inama z'umuryango, tuzagukumbura, njye n'abana tuzagukumbura, ariko Linda arakubwiye ngo bye, Burene akubwiye bye, Sangwa akubwiye bye, Beba akubwiye bye, tukwifurije iruhuko ridashira, tuzagusanga kandi tuzabiharanira kubikorera kugira ngo tuzagusanga uri mu ijuru, Imana iguhe iruhuko ridashira. Yesu ashimwe. Ndabanza mpe Linda avuge, ndabona kuvuga nyuma yiwe. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana yuko twongeye guhagarara aha ngaha. Ndashimira Imana yuko yampaye papa mwiza, yampaye umubyeyi nkunda, kandi ndayishimira yuko yongeye kumutwara amahoro. Ndashimira papa yuko yambereye umubyeyi nkunda, umubyeyi mwiza, yampaye buri kimwe cyose, kandi tuzahora tumukunda kandi azahora mu mitima yacu. Murakoze. Arakoze. Ijambo rya mbere ndabanza gushima Imana iduhaye guhagarara kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru ishimwe. Imana ni umugenga w'ibihe, ijya imenya intangiriro ikamenya n'iherezo. Yari izi ko mu burwayi bwa Papa Linda uyu munsi ari bwo munsi we wa nyuma. Twe twari tuzi ko tuzahagarara mu giterane dushima Imana, ariko n'ubundi mu gitondo numvishe ngomba gushima Imana. Yarabikundaga, yakundaga abantu, kubabona bisa gutya abantu bangana uko, ndabizi ko yari kunezerwa kwishima. Imitima yacu nubwo ibabaye, ariko ku rundi ruhande twishimye kubera ko iyo yabaga abonye abantu yarishimaga. Ijambo rya mbere ndabanza mpe abantu Pole. Mwihangane, twabuze umutware wacu, ariko yari umuntu w'abantu. Ndihanganisha buri mwe wese waje kudufata mu mugongo. Imana ibahe ihumure. Ijambo rya mbere ndabanza mpe Pole abana banjye, ndabihanganishije kubwo kubura umubyeyi wabo. Bihangane kandi bakomere, tuzamusanga. Ndihanganisha umukecuru na muzehe kubwo kubura umwana wabo. Imana yo mu ijuru ibakomeze. Ndihanganisha mukuru wacu Tomsi, nawe muri ibi bihe bitamworoheye, turamwihanganishije we n'umuryango we. Imana yo mu ijuru ibakomeze. Kubw'umwihariko ndihanganisha Mukamisheri uri hano turi kumwe, we n'umuryango we. Bihangane bakomere, Imana irahari, ni nyirihumure, izabakomeza, natwe turabakomeje. Ndihanganisha umuryango w'Abanyakarama muri rusange aho baherereye hose ku isi. Imana yo mu ijuru ibakomeze. Ndihanganisha umuryango wacu bwite wa Bikungero, famiye yose, abakuru abato, bamuzehe bose. Imana yo mu ijuru ibakomeze. Ndihanganisha umuryango mvukamo w'Abasama, bihangane bakomere, tuzamusanga. Ndihanganisha papa na mama, bakomere, bo n'abavandimwe banjye. Imana yo mu ijuru ibakomeje, ndabihanganishije aho bari hose, bari kunkurikirana, abatari hano. Imana yo mu ijuru ibahe ihumure,
natwe turabakomeje. Ndongera ntihanganishe inshuti zacu, Imana yo mu ijuru ibakomeze. Ndihanganisha itorero Methodiste, Imana yo mu ijuru ibakomeze. Ijambo rya mbere yuko mvuga ubuhamya kuri Papa Linda, ndabanza nshimira abantu mbone kuvuga ubuhamya bwiwe. Muranyihanganira, nibyo ndibuze gusorezaho, mbanze nshimira abantu. Ndashimira abanyakarama bose aho baherereye ku isi, bari barabyaye Eric, yari inkingi mu muryango wacu, ariko ndabizi ko yari n'inkingi mu muryango avukamo. Ndabihanganishije aho bari hose ku isi, abari hano mu Rwanda, abari kure, abarimo baradukurikirana, abazakurikirana ubu buhamya, ntanze pole ku muryango wose. Ndongera nshimire famiye yacu yo kwa Bikongero, bagize uruhare mu kurwaza Eric, bakoze ibintu bikomeye ntabasha gusobanura ku mwanya dufite mutoya. Bakoze ibintu bikomeye, mwumve ngo bikomeye. Kuba uyu munsi usa gutya, kuba turi kumwe n'imbaga y'abantu ingana uku, nuko famiye yagize ikikora. Ndayishimiye. Imana yo mu ijuru izabaho umugisha. Tuzabizirikana nk'umuryango wa Eric, icyo tuzashobora gukora natwe tugikorera abavandimwe tuzagikora. Ndongera nshimire abana banjye barihanganye mu burwayi bwa papa wabo. Twari tugize umwaka n'amezi 8. Muri urwo rugendo barihanganye, n'abana batoya, ariko banyeretse imwe mu mbuto papa we yagiraga yo kwihangana. Basigaye mu rugo ntibacika intege, n'abana batoya bari ku mashuri bose, ariko twavugana bakambwira ngo tuziga cyane kugira ngo nimuza muzadushimire. Ndabashimiye bana banjye, guhera kuri Linda mukuru na Brene na Sangwa na Bebe. Ndabashimiye, mwumve ko mbashimiye, mwarihanganye tutari kumwe. Ndabashimiye. Ndashimira umwana nari narasize mu rugo, Dushime. Yambereye intwari, ntabwo nabisobanura ngo mubyumve. Data yakoze ibintu nagombaga gukora na Papa Linda, arabikora. Akamenyera abana mu gitondo, akamenyera abana nimugoroba, akabaganiriza, bakavugana buri kimwe cyose. Papa, ndagushimiye. Nzahora mbizirikana ineza watweretse mu rukundo rwacu, atari imyaka myinshi ufite. Nzahora ngushimira. Ndashimira mama, yambereye umubyeyi mwiza. Nta magambo ahagije nakoresha kugira ngo mama yumve ko mushimiye kuri uyu munsi. Mama yavuye mu rugo rwiwe, abana n'abana banjye, abamara irungu, arabatetesha, arabagaburira. Ku myaka yiwe murabizi ko abana babyuka mu gitondo cya kare, mama yabyukanaga nabo ayo masaha. Mama, ndabizirikana, ndabizi imirimo wankoreye, nzahora nyiha agaciro. Guta urugo rwawe ukamara umwaka uri mu rugo rwanjye, nabihaye agaciro kanini mu mutima wanjye. Ndagushimiye. Ndashimira papa wihanganye, ari mu rugo wenyine, yariye nabi, abakozi baragendaga bakamusiga, papa akirirwa ubusa cyangwa akaburara.
ariko muri urwo rugendo babasha kuturwaza. Papa ndagushimiye, ndashimira abavandimwe wanjye baramfashe bakimara kumenya ikibazo twagize, bakoresheje amafaranga yabo, baritanze, bamwe baraturwaje igihe twarwariye hano mu bitaro i Kanombe. Ndabashimira. Musaza wanjye n'umwe hano mu Rwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo mbe hafi, ndamushimiye. Ndashimira bose n'umwana wacu mukuru, yaraturwaje akabwira papa we ngo yihangane kubera ubutwari yagiraga, yagajya muraraho hariya mu bitaro, akambwira ngo Marinde ugenda usinzire, ndarara kuri Mudogo. Akarara yicaye, papa Linda nahagera akambwira ngo bose ntiyigeze asinzira. Ndamushimira. Ndakomeza nshimire abantu batubaye hafi. Ndashimira umuvandimwe tukigera mu Bubiligi, Cesare yaje kutureba inshuro imwe, inshuro kabiri, inshuro ya gatatu, agasiga imirimo ye, agasiga ibyo yagombaga gukorera famiye, akaza kutureba. Aho bimaze gukomera raje. Ibaze nawe umuntu w'umugabo uzi akamaro ukwezi akuriho, akakubwira ati noneho nahageze, uraryama uruhuke, imirimo yose wagombaga gukora ndayigukorera. Papa Patrick ndagushimiye n'umuryango wawe, mwaruseho kutubera abavandimwe, mutubera inshuti. Ubwo bushuti Eric agiye azi ko turi inshuti byarenze ubuvandimwe, nzabukomeza. Ndashimira abishwa bacu batuye mu Hollande, mwababonye bari hano, n'abarumuna be batubaye hafi. Iyo ujya kuvuga ngo umuntu agarura ubuzima bw'umuntu, Muhumure n'abarumuna be bari kubugarura, kuko nabonaga ishyaka Muhumure yabishizemo, akaza azanye n'abarumuna be ahantu hari urugendo rurerure, nkabona ukuntu yahageze yahangayitse. Papa ndagushimiye. Ndashimira abantu nari narasize hano, abavandimwe banjye, Papa Nobo na Chris na Bagaza, bo n'abagore babo, Imana ibampera umugisha. Baradufashije, baratugemuriye, batubaye hafi, bansigariye mu rugo, bamenye icyo abana bari bakeneye, barakibakorera. Ndabizirikana iyo neza, nanjye Imana nishoboza nzayibitura. Ndakomeza nshimire abantu b'i Burayi. Tukihagera bwa mbere tugenda, twahitiye kwa Rufa. Twabanye kwa Rufa amezi 3. Muri iyo minsi yose, amanywa n'ijoro, Rufa yajyaga ashaka ko twishima, ntidutekereze ku burwayi, ahubwo agashaka ko twishima. Yaje kumuherekeza, ejo naramubonye, umutima wanjye urishima, numva ndanezerewe. Yazanye na muramu we, baje guherekeza Eric. Papa ndagushimiye, yatugaragarije ubugwaneza, yatubaye hafi ibishoboka byose. Alpha yajyaga atubwira ngo ntabwo Eric ntacyo azaba, azakira, akadutera morale, akatubwira neza. Iyo minsi yose twabaye we, batugaragarije ubugwaneza. Ndabashimira we n'umudamu we, ubwitange, kurara amajoro, guhangayika ku bwacu. Ndabashimiye. Nkiri aho ngaho, ndashimira abantu b'i Burayi, mw'abantu mwe,
abantu batweretse urukundo muri ubu burwayi birantungura, bituma nongera gusobanukirwa umuntu icyo ari cyo. Abantu batubaye hafi, baradusuye ku bitaro, baratugemuriye, abo bantu ndabashimira. Kubw'umwihariko ndashimira famiye Sebastien, ni umuntu tudafite aho duhuriye ariko yaritanze akaza we n'umudamu we. ndashimira komite yateguye uburyo twagarutse. Byari bigoye, rwari urugendo rurerure bisaba ko umuntu aba asobanukiwe sisiteme ya hariya. Abo bantu bari muri iyo komite bari bageze nko kuri 4. ndabashimiye bose. Ndashimira umwana waducumbikiye, njya mwita umwana kubera ko ni muto kuri njye, ni umwana ubangutse. Yaraducumbikiye amezi yose twari tubayeho, atugaragariza neza. Uwo mwana yarirukanse, yakoze ibishoboka, yadusabiye amarandevu, yatujyanye ku bitaro, yadukoreye ibintu nanjye ndishima. Nkajya mubwira ati nidutegura igiterane cyo gushima Imana, aho uzaba uri hose nzagutumira uzaze. Yaraje, ari hano, yaje gushingura Eric. Aho uri mama, ndagushimiye. Hari umuntu nshaka gushimira, ari famiye Manuel na Daria. Ni inshuti zacu. Tukimara kurwara twahamagaye Manuel turabimubwira. Manuel aratubwira ngo ntimukagire ikibazo c'abana ku ishuri, zajya mbatwarana bagarure. Twari tuzi ko ari ikibazo coroshe. Mw'abantu mwe tugize umwaka tutari mu rugo. Uwo mupapa yatwaraga abana mu gitondo akabagarura nimugoroba. Nta telefone zahabaye zo kumuhamagara. Abana banjye ntibigeze bakerererwa ku ishuri n'umunsi umwe. Manuel, aho uri na Daria, ndagushimiye. Mwanyeretse urukundo. Abana banjye bajyaga banyohereza amavideo bari mu modoka bishimye kubera ineza ya Manuel. Ndagushimiye. Imana yo mu ijuru izakugirire neza. Hari ikintu nari naragambiriye kugikora, nzakikubwira. Nakibwiye na Eric, nzakikubwira, nzakwituriye neza. Ndashimira umumama duturanye hariya, mama Jade. Nagiye rinda ari muri 6e, byasabaga ko dushiraho imbaraga, tugashaka abarimu, tukita ku mwana ibishoboka byose. Uwo mumama yari afite umwana ungana na Linda. Hari tumenyanye mu gihe gitoya, biciye ku bana. Uwo mumama arampamagara arambwira ngo icyo nzakorera umwana wanjye muri 6e zagikorera Linda. Bajyaga biga bakageza nimugoroba saa 12. Mama Jade akava Rusororo akagera Colombier, akajya gutora Linda na Jade, bagahitira muri etide, akageza mu masaa 3 za nijoro sangahe. Mama Jade nta essence yansabye, yabikoze mu rukundo. Akicara ayo majoro agategereza abana ntaryame, yita ku mwana wanjye. Yabonye amanota meza mu wa 6. Ndishima, sinagira umubabaro ko umwana wanjye yatubuze ngo asubire inyuma. Ndamushimira, yanyeretse urukundo, yangiriye neza. Mama Jade aho uri, niba na Jade ari hano, ndabashimiye. Ndashaka gushimira
inshuti za Eric. Eric yari afite inshuti nyinshi pe. Ndabashimira bakimara kumenya ko twarwaye, bagize amakontribution, batubaye hafi, baradufashije bihagije. Inshuti ze ndazishimira, Imana ibaha umugisha. Ndashimira abakozi bakoranye nawe muri REB, baradufashije, batubaye hafi, baduhaye amafaranga yabo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira aho Eric yagiye akora hose, yakoze muri Erika, yakoze muri Midimare, kugeza naho yakoraga ubu. Abo bantu bose bagiye badufasha kugeza kuri uyu munsi. Narababonye mu kiriyo, nubwo Eric adahari, ndabashimiye. Ndashimira abantu badufashije kugira ngo tubone ibitaro hano. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira umuganga waduherekeje witwa Monique. Yaratubwiye ati ngewe nta kiguzi mbasaba, byari bisaba amafaranga menshi. Ati ngenda baherekeza ku buntu, nta mafaranga nzabaca. Ntabwo iyo neza nk'iyo nayibagirwa. Monique ahari arimo arankurikira, ndamushimiye. Ndashimira itorero Methodiste, bakimara kumenya ko twarwaye baradufashije, baradusengeye, batubaye hafi. Murabona seremoni baduteguriye, guhera ku muyobozi mukuru Musenyeri. Mwumve ko mbashimiye kugeza ku mukristo, ndabashimiye. Ndashimira itorero Betami, guhera kuri Bishop na Madame kugeza ku mukristo. Mwumve ko byankoze ku mutima ibyo mwakoze. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira itorero Karuvari ryo mu Bubiligi, batubaye hafi, baradusengeye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira abantu badusengeye mw'abantu mwe. Hari abantu birije ku bwacu, hari abantu baraye amajoro, bagiye ku misozi. Abo bantu bashobora kuba barimo hano cyangwa batari hano, bumve ko mbashimiye. Batubaye hafi, baradusengeye umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira kubw'umwihariko hari umuvandimwe wanjye, aracyari mu nzira, ntaragera ahavuye Canada. Ntago byagenze neza, yageze ku kibuga aragaruka, abona indege y'uyu munsi, ntaragera hano, ari mu nzira. Yambaye hafi umunsi ku munsi. Umwana wa data yajyaga ambwira ngo sinzaryama ntamenye uko mwabyutse, ntamenye uko mwiriwe. Ndamushimira, ni murumuna wanjye unkurikira, yambaye hafi ibishoboka byose, ndamushimira. Ndashimira abavandimwe ba Eric baturutse impande n'impande kuza kumuherekeza. Ako gaciro mwamuhaye, ndabashimiye. Ndashimira bamuzehe bose uko bagana, bari hano, barashaje ariko baritanze, baravuga ngo ntibareka kuba ku munsi mukuru wa Papa Linda. Ndabashimira ababyeyi bacu, mwumve ko kubabona byaduteye imbaraga, zaradukomeje kandi turakomeye. Ngiye gusoza mvuge ubuzima bwa Papa Linda. Umwanya watugiye. Papa Linda twaramenyanye, tuba inshuti, tugeze aho dushakana. Arinze agenda, izo ndangagaciro kizifite. Reka mbabwire gatoya ubuzima bwe uko yarwaye, barabibabwiye.
akimara kumenya ko arwaye yajyaga ambwira ati ino ndwara nzayikira uhumure, iyi ndwara ntabwo izanyica nzayikira. yagaragaje kwizera kudasanzwe no kwihangana. Akimera kumenya ko afite kansa ntabwo yigeze acika intege, yari wa muntu utazi ucika intege mu buzima bwe. N'uwo munsi baduha ibisubizo yarambwiye ati ngewe ndimo ndumva bino bisubizo atari ibyanjye. Arakomera arankomeza kugeza umunsi yatahiyeho. Ndamushimira iminsi twabanye, twari tubanye imyaka 14. Muri iyo myaka yose nta munsi n'umwe nigeze mbona arakara mu rugo ngo atubwire nabi. Yari umuntu ukunda guca bugufi, akagucira bugufi uri umuntu muto kuri we, ukabibona ko yaguciriye bugufi. Ndabimushimira. Yari wa muntu wizera, yararuhaga nanjye akanyizerera, akambwira ati se kuki wowe utazawizera? Akaruha nanjye akanyizerera. Twaba dufite projet turi gukora akambwira ati izacamo. Yari wa muntu utazupfa gucika intege, yari wa muntu utazucika intege pe. Ndamushimira. Ndashimira uburyo yitwaye mu burwayi bwiwe. Indwara imaze gukura yarihanganye, akambwira ati mama Linda wowe ugenda uryame meze neza. Ndamushimira ko yakomeje gukomera ntiyacika intege, nanjye ngo ncike intege. Umwaka wose twari tumaze tutari mu rugo, papa Linda ntiyigeze anyereka ko ababaye, yagaze anyereka ko akomeye iminsi yose. Ndamushimira. Ndashima Imana yari yaramuhaye urukundo rudasanzwe rwo gukunda abantu. Mu rugo iwacu hahoraga abantu, akambwira ngo iwe nibyo azayishimira kubona abantu bari mu rugo. Mbega iyo tudafite abantu wumvaga turi mu buzima butari bwiza, ariko yabona abantu mu rugo ukabona papa Linda arishimye, akishima akabyereka abashitsi. Ndabimushimira. Imana yari yaramuhaye urwo rukundo. Ndamushimira. Ndashima uburyo twabanye mu rukundo rwinshi. Yaranteteshaga akanteteshanya n'abana, akatubwira ati ngewe ndi papa wanyu, kandi ngewe mfite papa, ababyeyi bombi ndabafite, ariko akatubwira ngo ndi papa wanyu. Ndamushimira uburyo yadufashe mu rugo. Twari abana mu rugo, ntiyajyaga mfata nk'umudamu, nari umwana kuri we. Arinze agenda akibona ko ndi umwana kuri we, akadutetesha mu rugo. Ndamushimira. Ndashima amaproje yiwe yari afite, wagira ngo yari azi ko ari hafi kugenda. Ibintu yajyaga atubwira, yajyaga yicara akagenda ibintu azakora mu mwaka, ariko ngo tugere mu mwaka wa 24 aratubwira ati noneho nta migambi tugira, turashima Imana. Agiye twari mu mashimwe gusa yo gushima Imana, nta byifuza dusiganye. Muri uwo mwaka mu kwa 9 nibwo yafashwemo turi mu mashimwe. Arinze ataha tutarongera kugira imigambi ngo tuvuge ngo dufite ibi byifuza ari byo dusengera. Ndashima Imana yabanye natwe muri uru rugendo rutoroshe.
urugendo rutoroshe twagendanyemo nawe, twakoresheje amafaranga menshi ariko Imana iradufasha, nta madeni asigiye kubera ukuntu yari yarakoreye Imana. Twajyaga tugira gutya tukabona abantu baradufashije baduhaye amafaranga menshi. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro ko nta madeni asigiye, agiye adafite ububabare ko hari amadeni asize mu bitaro. Imana yo mu ijuru ishimwe. Reka musezere, nindangiza twicare, twatwaye umwanya munini. Papa Linda, ndagira ngo gusezere uyu munsi wawe wa nyuma. Tuzagukumbura, tuzagira irungu ryawe, tuzagutekereza inama watubwiraga. Wari umujyanama mwiza, wajya gutugira inama z'umuryango. Tuzagukumbura, njye n'abana tuzagukumbura. Ariko Linda arakubwiye ngo bayi, Burene akubwiye bayi, Sangwa akubwiye bayi, Bebe akubwiye bayi. Tukwifurije iruhuko ridashira. Tuzagusanga kandi tuzabiharanira kubikorera kugira ngo tuzagusanga uri mu ijuru. Imana iguhe iruhuko ridashira.